Sinzi niba ujya gushaka iPhone ku isoko ukagenda ushaka American version wibwira ko ariyo original. Ibyo nabifata nko kwibeshya bitewe nuko iPhone ikintu muri Amerika bakora no kuzidesigninga. iPhone zigera ku kigero cya 90% zikorerwa mu Bushinwa, izisigaye zikorerwa mu Hinde, Vietnam, mu Yapani, Taiwan na South Korea. Iba American version cyangwa China version cyangwa Europe version bitewe n'amategeko n'amabwiriza byo muri ibyo bihugu zigiye gucururizwamo. Gusa ubaye ugiye gushaka iPhone American version nka telefone ya makeya, icyo cyakumvikana bitewe nuko American version muri izo version zose nigura amafaranga makeya ku isoko. Niba utarakora subscribe, ibuka gukora subscribe. Iyi ni Room Z. Ubusanzwe ku isoko iPhone zigenda zitandukana mu biciro bitewe na storage yayo ndetse n'igihugu yakorewe kugurishirizwamo. Reka dufate urugero nka iPhone 16 Pro Max ifite 1 TB, ifite terabyte imwe. American version ku isoko ihagaze amadolari 1599. Ubariye mu manyarwanda ni 2,260,000. Iyo akaba ari igura makeya. China version nuvuga ya version yakorewe gucururizwa mu Bushinwa, Macau ndetse na Hong Kong igura amayuan 13,999. Ubariye mu manyarwanda ni 2,200,000. Iyo turi kuvuga iPhone 16 Pro Max ifite storage ya 1 TB. Hanyuma Europe version yo ubariye mu manyarwanda igura 3,200,000. Iyi Europe version ugiye kuyireba ku isoko ryo mu Rwanda ishobora guhagarara 4,000,000 for iPhone 16 Pro Max ifite storage ya 1 TB. Ibi kandi ntabwo biba ku matelefone gusa, bitewe nuko no ku mamodoka bibaho. Dufata nk'urugero, i Burayi imodoka zicuruzwa i Burayi zigomba kuba zifite agatara kamwe ka reverse ku gice cy'inyuma, zikagira n'akandi kamwe ka spotlight ku ruhande rw'inyuma. Twigarukire ku matelefone, ama iPhone. Niba ugiye ku isoko ushaka iPhone, genda uvuga ko ushaka iPhone ya original aho kugenda ushaka iPhone version runaka, cyangwa se ushaka kuba uyishaka bitewe n'igiciro cyayo, bitewe n'amafaranga ufite mu mufuka. Niba ufite amafaranga make, hitamo American version. Gusa ugomba kumenya ko American version itajyamo physical SIM ahubwo ikoresha eSIM, mu gihe China version ijyamo physical SIM ebyiri, naho international version yo ikaba ijyamo physical SIM imwe nk'ibisanzwe. Impamvu zikorwa gutya biterwa n'amategeko n'amabwiriza ashyirwaho n'ibihugu zigiye gucururizwamo, ntago ari uko iba ari original cyangwa se indi ari pirate. Ikindi kandi niba utunze American version barakubwiye ko ari ihenze, aho baragutuburiye. Kuko nabikubwiye igura makeya ku isoko ugereranyije n'izindi, bitewe nuko hari ibyo idafite izindi zifite. Icyo nicyo gituma zigenda zirutana ku isoko. Wibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze twungurane ubumenyi hano kuri Room Z. Wakoze kubana natwe.